Nabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Nshima Imana ku bw'aka kanya keza ngiye kuduha. Ku bantu badukurikiye bwa mbere nitwa Umuhoza Sylvie, ku bantu dusanzwe tubana ni karibu cyane, kandi ku bantu badukurikiye bwa mbere tubahaye ikaze, namwe muze dufatanye iyi nzira cyangwa se uru rugendo rujya mu ijuru, turushaho kumva icyo umwuka adusaba cyangwa se umwami Imana adusaba, hanyuma aricyo twumvira, kuko avugira mu ijambo niho tubasha kumenya ibyo akeneye, uko akeneye ko tugenda, ibyo akeneye ko twubahiriza bigenga iyi nzira, kuko iyi nzira ijya mu ijuru ifite amategeko ayigenga, ntabwo ari ugupfa kugendamo. Mu by'ukuri dukwiye kwitondera cyane amategeko ayigenga niba koko dushaka kugerayo, kuko abatangiye bose siko bagezeyo, kandi abatangiye bose si nako bazagerayo. Icyampa njye nawe tukaba mu bashishikajwe no kuzagerayo. Rero gushishikazwa no kuzagerayo ni ugukora ibyo umwami ashima. Rero turimo kwiga ijambo ry'Imana nk'uko mubizi, ariko kandi tuvangamo n'igitabo cy'umugenzi. Ubwo rero noneho ubu tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, dukomereza aho twari tugeze. Turi mu gitabo cya Matayo, ibice 6 niho tugeze. Turahera ku murongo wa 14. Tugiye kumva imiburo n'ubundi Yesu akomeza abwira abantu be, cyangwa se abwira babandi bamukurikiye ari bo njyewe nawe, uko akomeza abibutsa amategeko agenga iyi nzira, cyangwa se ababwira ati niba mushaka kuba abanjye mugende gutya na gutya na gutya. Nibyo by'ingenzi, nibyo dukeneye kumenya. Nawe yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Tubanze tumenye ni icyo adusaba, iyi nzira iradusaba iki, cyangwa uru rugendo ruradusaba iki, hanyuma nitubyitondera n'ibindi ntazabura kubiduha. Kadusenge ubundi tuze dusoma. Data, ndagushimiye neza n'urukundo rwawe. Urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Reka ke kuba akanya k'imfabusa, cyangwa se dufata uko twiboneye, dufata twumva gusa kugira ngo umwanya we gupfa ubusa, ahubwo kaba akanya k'ingenzi twumva ko urimo kuvugana natwe. Wowe nyir'ubwite uri kuvugana natwe, kuko wowe n'ijambo ryawe mwebwe muri bamwe. Ndakwinginze ngwino ubane natwe muri byose, kandi uvugane na buri mutima uhereye ku wanjye. Urakoze, mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. 14 haravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Dushatse twabanza tukavuga kuri aka ngaka. Mu by'ukuri Yesu agenda amategeko. Igituma Yesu yavuze ngo iyi nzira ifunganye inyuramo bake, nuko ibyo adusaba ababyihanganira bakemera kumukurikira ni bake, cyangwa se bakemera kubikora nk'uko abidusaba. Usibye ko atari twebwe tubyishoboza, twese dushobozwa nawe. Niba yavuze ngo ikintu mubigenze gutya, kandi tugasanga gihabanye na kamere yacu uko ibishaka, gihabanye n'ubushobozi dufite bwo kuba twabikora, turasenga tukamutabaza, tukamubwira ngo mfasha. Rero ntabwo ari twe, ahubwo ubushake wagize nibwo butuma umusaba akagushoboza, bitewe n'uko ushaka kumvira ijambo rye, bitewe n'uko ushaka kuzajya mu ijuru. Rero nk'iri jambo ni ijambo rikunda gutsinda abantu benshi, kuko iyo bakubwiye ngo babarira, nuko haba hari ikintu cyakubabaje, cyangwa se hari umuntu wakubabaje. Kuba uwo muntu yakubabaje, hari igihe bari ikintu gisanzwe,
kidakomeye cyane, ariko hari igihe yaba ari ikintu gikomeye ku rwego kubabarira nyine biba bigoye, cyangwa se wababarira ukumva nyine urabikoze ariko mu mutima indani wumva bikirimo. Rero nta wundi udushoboza kubabarira by'ukuri ni umwami wacu, ariko ni ukuri ni itegeko ritajya ryoroha, ariko kandi dutegetswe kurikora niba koko dushaka kujya mu ijuru, niba koko dushaka kubabarirwa natwe, kuko ushobora kuba uticiye umuntu nk'uko yakwiciye, ariko ukaba nawe hari ibindi wakoze umwami Imana yakubona yakugayaho. Ibyo rero kugira ngo bikubabarire nubwo bisa nkaho byoroshye, ni uko wowe ubanza ukabarira kiriya kinini bakubabaje. Rero ahangaha nta handi wakure zino mbaraga keretse kuri we ukamusanga ukamubwiza ukuri, ukavuga runaka yarambabaje cyangwa ibintu byarambabaje, ababikoze numva kubabarira ntabishoboye, ariko kubera ko nshaka kuba uwawe, kubera ko nshaka kuba umwigishwa wawe, fasha umpa imbaraga zo kubikora, umpa imbaraga zo kubishoboza, umpa umutima wo kubabarira, ukamutitiriza kugeza ubwo bikunze, kugira ngo ukize ubugingo bwawe, kuko nawe uramukeneye umunsi ku wundi kugira ngo akubabarire. Rero ni iby'igiciro kinini kuba maso ukareba niba amategeko Yesu aba arimo kuduha ugenda nawe uyubahiriza, hari aho uvuye hari n'aho ugeze wubahiriza aya mategeko, kuko ngo nutababarira uriya muntu kandi yarakubabaje pe, ikintu kinini gikomeye cyakomereye umutima wawe, wowe ntabwo bazakubabarira bya bindi bitoya wowe wita bitoya. Bimwe dusabira imbabazi buri munsi, niho rero ubu bwami butandukanye, kuko we ntabwo ameze nk'abantu. Twebwe dushobora gutanga imbabazi bitewe n'uburemere bw'ikosa cyangwa se bw'icyaha, ariko we buri cyaha cyose, umuntu wese buri cyaha cyose atitaye uburemere bwacyo, imbere ye n'icyaha, ariko kandi no mu gihe cyo kukibabarira byose arabibabarira. Rero natwe yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Mu mategeko ye harimo nyine n'iri ngiri, ngo kandi ngo mwemere ko abagaragu banjye munyigireho, kuko umutwaro wanjye utaremereye. Mu by'ukuri hari igihe twumva umutwaro we uremereye kubera ko yakubwiye ngo babarira umuntu wakubabaje, ariko reka nkubwire, iyo ubabariye wowe wumva uruhutse kurenza na wa muntu. Icyo nicyo cya mbere kikwereka ko umutwaro we utaremereye. Hanyuma iyo umaze kubabarira uriya muntu nawe wumva ubohotse, kandi nawe ubasha kubabarirwa, kandi niwe n'ubundi udushoboza. Ariko Satani, ku bantu bakorera Satani, ku bantu bari mu ruhande rwe, ku bantu atwaje igitugu, mu by'ukuri umutwaro we uraremereye cyane, ababujije amahoro. Niyo mpamvu dukomeze twikomeze kuri Yesu, ibyo dusaba nubwo hari igihe biba bitatworoheye, ariko ni iby'amahoro, ni ibidushakira amahoro. Iyo twabishoboye, iyo yadushoboje, mu by'ukuri biduhesha amahoro, kuko igihe cyose byonyine niyo wakumva kubabarira umuntu bigoye cyangwa wumva utanabishaka, uzabikorere gukiza ubugingo bwawe, kuko nutamubabarira nawe ntuzababarirwa. Rero nibyo kwitonderwa, Imana yo mu ijuru idushoboza, ko duhura n'ibitubabaza buri gihe. Ushobora no kuba utarahura nacyo, ariko wenda imbere gihari, kuko turi mu isi. Niyo mpamvu dukwiye guhora dusaba Imana ikaduha umutima cyangwa se ikaduha izi mbaraga. Ngo Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe. 16. Ngo kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Ntimukibikire ubutunzi, kambanze mvuge kino cyo kwiyiriza ubusa, cyangwa se ntimukibikire ubutunzi aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ari naho umutima wawe uzaba. Wenda twarekera ahangaha kugeza kuri 21.
ahangaha aratubwira ngo ntitukirize ubusa ngo tugaragaze umubabaro kugira ngo abantu baturebe. By'ukuri kwiriza ubusa ni ikintu kiba kitoroshye, sinzi niba hari umuntu cyorohera, ariko ntago cyoroha, kuko ntago cyorohera umubiri, ntago cyoroha, keretse ko hari igihe umuntu asa nkaho yabimenyereye kubera ko nta yandi mahitamo afite, ariko ubundi bwo ntago ari ibintu byoroha. Hanyuma rero reba kwiriza ubusa, ni ikintu cyatumye wiriza ubusa ntikigire umumaro, ntikihabwe agaciro, kandi wiyimye n'ibiryo. Kubera iki? Wabikoze mu buryo bubi, cyangwa se wabikoze mu buryo Imana itemera. Cyane cyane ubu buryo yatubwiye ngo bwo kwiriza ubusa hanyuma kugira ngo abantu bakurebe. Yarimo kuvuga bari abafarisayo nibo bakundaga gukora bino bintu. Ibintu byinshi babikoraga ngo abantu babarebe. Rero nibyo yarimo kuduhana natwe. Avuga ntukirize ubusa kugira ngo abantu bakurebe. Niba wirije ubusa, ntabwo ari ngombwa kubibwira abantu ngo wirirwe wabibwiye abantu bose, cyangwa wirirwe wagaragaje ko ushonje, ko inzara, umubabaro, ibintu byacitse, hari ibintu bidasanzwe byabaye, kugira ngo abantu bose babimenye, utume abantu bakubaza se byagenze bite, wabaye iki, noneho ugwe mu mutego wo kubwira abantu bose ko wirije, cyangwa se kubabeshya. We aravuze niba wirije ubusa ubundi bigira ibanga, niba bishoboka, aho bishoboka hose bigira ibanga, kuko hari igihe wenda uba wirije ubusa no mu rugo bakubaza ati se ngwino urye, noneho bikaba ngombwa ko babwira ko utari burye. Aho ngaho biba byumvikana. Ariko ahantu hose ubikoze kugira ngo abantu babimenye cyangwa se babirebe, rwose ingororano zawe zirangirira aho ngaho. Wa mubabaro wagiye ugaragaza ahantu hose wiriwe, wabiciye bigacika kugira ngo umuntu wese abone ko ufite ikibazo, ikintu kidasanzwe cyabaye, ubundi uba ugomba kubihisha, ukabihisha bikamenywa na So wo mu ijuru, cyangwa niba hari abandi mwafatanyije mu masengesho bakaba aribo baba babizi. Ariko si ngombwa kugenda ugaragaza umubabaro, inzara, iki imbere y'abantu bose kugira ngo bakubaze se wabaye iki n'ibiki byabaye. Ugomba kwiyumanganya ukarwana urugamba rwawe uriho ku buryo abantu batabimenya, hanyuma So uwo uri mu ijuru niwe ubasha kumenya ibyabaye akanabiguhera ingororano. Niho yatubwiye nyine niwirinze ubusa wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, mbese wisige wigire neza nkaho nta cyabaye, hanyuma kugira ngo abantu batamenya ko wirije ubusa, keretse So uri ahiherereye, kandi So ureba ibyiherereye azakugororera. Noneho hano hari indi nama rero yindi ikurikiraho, ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Iki ni ikintu gikomeye abantu benshi tudakunda kumenya cyangwa se kumva. Ushobora kwibaza se ubutunzi tuzabubika mu ijuru gute? Habayo amasambu, tuzoherezayo amafaranga yagura ibibanza, tuzubakayo amazu, bimeze biti? Ariko ndakubwiza ukuri, hariya hantu naho hafiteyo amakonti tubitsayo, kandi niho hari ububiko bwiza kurenza inaha. Iyo Yesu avuze ngo inaha ingese ziraburya n'abajura bagacukura bakabyiba, ntabwo ari ukuvuga ngo niba ubishyize amafaranga yawe kuri konti cyangwa se ubitse, uguze ubutaka. Muri iyi minsi nibyo bigezweho, kugura ubutaka, kugura ibiki, ibibanza n'ibiki. Mu by'ukuri ushobora kwibwira ati ahangaha nta ngese hari ntaki, ariko igitondo kimwe ushobora gusanga ubibitse ntunabirye, ku mpamvu zigiye zitandukanye. Hari igihe twabonye ko iyo turimo gukora imirimo myiza ni ukubika mu ijuru, kuko niba umuntu yasenze ngo Imana imutabare, akiyiriza ubusa umunsi wose nk'uko twahoze tubivuga, ari gusaba Imana ngo nimurengere ku kibazo runaka, Imana ikagukoresha ukaba ari wowe ugikora, mu ijuru barakubikira, kuko ni nk'aho uba ubahereje amafaranga ati mumbikire. Nibo bagomba kubikora, nibo bagomba gusubiza icyo kibazo. Ariko kubera ko
bagufite baragufite bakoresheje ayawe nawe barayabitsa ahantu. Uko niko kubika kwiza. Aya mafaranga tubika ino hari igihe kigera amafaranga ntagire icyo akora. Hari situwasiyo ugeramo amafaranga ntagire icyo akora, ubushobozi bwayo nabwo bukaba bwarangiye. Ariko ndababwira ko amafaranga tubika mu ijuru, niyo waba ukiri n'ahangaha hari igihe agukorera. Hari igihe mu ijuru bibuka imirimo bakagutambutsa muri situwasiyo ikomeye wari urimo cyangwa se yagombaga guhitana n'ubuzima bwawe, noneho na twa tundi duke wari ufite ntuturye, kandi wenda no mu ijuru utari warabikijeyo bikarangira. Kuko baratubwiye ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Niba udafite konte mu ijuru, ni imirimo y'abera, ni imbuto z'agakiza, imirimo myiza ni imbuto z'agakiza. Kuko ukijijwe ntukore ibyo ijambo ry'Imana rigusaba, n'ubundi nta gakiza nta kaba gahari. Ni rya jambo rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ubwo rero ni iby'ingenzi cyane kumenya ko ibyo ufite byose, ibyo urimo gukora byose urimo kubitsa mu ijuru. Wenda ni n'ahangaha ukabitsa, ukagira konte, ukabitsaho, ukagira n'ibifatika, ukagura, ukagira ubutunzi, ariko ukamenya neza ko ubwo butunzi ufite no mu ijuru ufiteyo ubutunzi. Kandi uko urimo kubitsa ari nako ubitsa n'ubundi buhagije na hariya. Kuko ushobora kubitsayo dukeya, hano ukabitsa byinshi, kandi iby'inahangaha ni iby'igihe gito, hari n'igihe bishira. Ukaba wari ubifite uyu mwaka, ariko umwaka utaha ntumenye aho biciye. Ariko iyo wabikije mu ijuru, bimwe wabikijeyo mu ijuru barakwibuka, bakagira uko bakugenza. Ni iby'ingenzi cyane gukorana no mu ijuru, ni iby'ingenzi cyane kubitsa mu ijuru, kandi aho ubitsa niho n'umutima wawe uzaba. Njye numva twasoreza hano, ibindi umwuka arakomeza aganirize buri muntu wese ku giti cye. Hanyuma tuzagaruka ubutaha nabwo twumva n'izindi mpuguro agenda aduha, cyangwa se ayandi mabwiriza agenga ino nzira agenda aduhereza. Reka dusoze dusenga, ubundi tuzagaruka utaha. Data, ndagushimiye kubw'aka kanya keza wongeye kuduha, kandi mushimiye ijambo ryiza utwigishije, impuguro zawe. Ndakwinginze udufashe kumva icyo utubwiye, uduhe kubitsa mu ijuru, aho ingese n'abajura badacukura ngo babijyane. Mwami, ndakwinginze uduhe kubabarira, izo mbaraga ni wowe ujya uzitanga, ndetse uduhe kwiriza ubusa, atari kugira ngo abantu badushime cyangwa se bamenye uko ibintu byifashe, ahubwo ari we wenyine ubasha kumenya icyabaye kuri twebwe, cyangwa se ko twirije ubusa, cyangwa se twasenze, cyangwa hari uko byagenze. Ndakwinginze duhe kumva no kumvira ko ari byo bifite umumaro. Urakoze, ndagushimiye, mu izina ryawe ryera nsenze nizeye, amen.